byose we. Imana iguhaye ububasha, Imana iguhaye imbaraga. Akiriza imbaraga mu izina rya Yesu. Akira guhindurirwa amateka n'Imana ishobora byose. Akira kwagurirwa imbago. Aizo ni mashando wiribiri faile lebo taime kota ya nini ko prevo nini ya nazizi ni waya kude baya sanza ibefo derere shando. Ayiwe Imana itanze ububasha we, komera Imana yaca amashi. Wera ko Imana itanze ububasha mwizi. Haleluya. Ndumva imbaraga z'Imana. Imana itanze ububasha. Ariko Mana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya he ku ijuru ritabaye. Bose babireba icyubahiro cyawe ukiheba. Komera Yesu amashi bagishimwe. Uburwayi wari urwaye ariko bigenza bite? Uwiteka Imana yanjye umva ihumura impande zose. Komera Yesu amashi menshi cyane. Hari ibintu bitagendaga neza ariko Uwiteka Imana ishobora byose iguhaye ihumure impande zose. Vuga cyane ngo amena. Hereza Imana amahoro icyubahiro. Yesu yamamare, Yesu yamamare. Komera data amashi. Aba Abayuda byararangiye. Ntuzayihisha abanzi bawe bose, ugiye kubashaka ubabure. Ku munsi wa 13 nubyizera birakora. Yesu acimwe cyane. Reka mpanurira ubuzima bwawe. Imana iremuye isoko ry'abanzi bawe. Hari isoko ryari ryarakuremeyeho ry'abantu batakwemera. Hari isoko ryari ryarakuremeyeho ry'abantu batagukunda. Ariko Imana iremuye iryo soko mu izina rya Yesu. Komera data amashi menshi cyane. Ntabwo uri bunyumve. Imana iremuye iryo soko mu izina. Uvuga ngo riraremuye. Haleluya. Iri soko riraremuye kandi amakuru mfite iri soko riremuye ridacuruje. Riremuye ritagize gute? Ridacuruje. Zamura icyubahiro cy'Imana. Yego dusomere. Ku munsi wa 13 kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Yego. Itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Yego. Niwo munsi abanzi b'Abayuda babwiraga ko bagiye kugabiraho ububasha. Ariko oya buretse pastor urisoma neza. Ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda, niwo munsi abanzi bacu bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Gateya tuvuga cyane ngo amen. Ngo niwo munsi abanzi bacu bibwiraga ko bagiye kutugiraho ububasha. Tuvuga cyane ngo amen. Niwo munsi bibwiraga ko bagiye kutugiraho ikirata. Nuko bigenda gute? Ariko birahinduka. Abayuda ngo ariko bigira gute? Bigira gute? Vuga ngo birahindutse. Birahindutse mu izina rya Yesu. Akira impinduka
birahindutse. Ngo ni wo munsi abadayimoni bibwiraga ko bari buze kuguhitana. Dore urarota ibintu bidasobanutse, ariko zoni mashando iribirifayi ibintu birahindutse. Akira impinduka mu buzima bwawe, birahinduka mu izina rya Yesu, birahinduka mu izina rya Yesu. Kibonke birahinduka. Ngo ni wo munsi abanzi bawe bari bazi ko bigiye kugucanga, ariko ibintu birahindutse mu izina rya Yesu. Akira impinduka mu izina rya Yesu. Bigira guterata, birahinduka, ibintu birahinduka. Genda ibintu bihinduka, genda ibintu bihinduka. Dore ubuzima bwawe nta forume bwari bufite. Kubeshyera se ibintu byose urabikora bikanga, siko bimeze? Anirambwenga ibintu byose urabikora bikagira gute? Bikanga pe. Nawe ntabwo uzi igihugu urimo. Cyokoze wumva bakubwira ngo mu Rwanda bateye imbere. Perezida Imana y'amahoro icyubahiro. Hari igihe byanga, ariko genda bihinduke mu izina. Nubwo akanga waje hano ni gatatu karahagije kugira ngo uzagaruke ushima Imana, kandi uzagaruke ushima Imana mu izina rya Yesu. Bigira guterata, yego. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ngo abari bo bagira ikirata. Vuga ngo ngiye kugira ububasha. Hari umuntu wakiriye ububasha ngo azamure haleluya cyane. Abantu wakiriye ububasha haleluya. Umva itangazo. Imana itanze ububasha muri iri teraniro. Imana itanze ububasha. Akira ububasha mu izina rya Yesu. Akira ububasha buhangana n'abarozi. Akira ububasha butsinda abadayimoni. Akira ububasha butsinda karande. Akira ububasha buguhagurutsa ahantu wari umaze igihe wicaye. Akira ububasha mu izina rya Yesu. Hari ububasha Imana itanze. Hari ububasha. Akira ububasha, akira imbaraga mu izina rya Yesu. Akira ububasha mu izina rya Yesu. Akira ububasha buhindura ubuzima bwawe. Akira ububasha bwirukana ababisha. Akira ububasha butsinda imbaraga z'umwanzi zose mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana itanze ububasha. Imana itanze ububasha. Ibyawe birasobanutse. Nukuri kose ntibyari bisobanutse, ariko Imana irabisobanuye mu izina rya Yesu. Akira ububasha bukwinjiza aho utajyaga winjira. Abagusubizaga inyuma ntibazongera kugusubiza inyuma, kuko Imana iguhaye ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Akira ububasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana itanze ububasha. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu wakiriye ububasha arahari muri iri gihe. Subiramo ngo ububasha ariko vuga cyane ngo nakiriye ububasha mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ibintu bibi iyo umuntu yakiriye ububasha. Icyambere, ntawongera kumugiraho ijambo. Sashimwe. Agasuzuguro karacika. Agasuzuguro kagira gute? Abatakubahaga batangira kukubaha. Abatagusuhuzaga batangira kugusuhuza. Abatakwemeraga batangira kukwemera. Abantu batangira kuza iwawe utabahamagaye, kubera ko wakiriye ububasha. Ibintu byose urategeka bikakumvira, kubera ko wakiriye ububasha. Ntabwo abadayimoni bongera kukumenyera, kubera ko wakiriye ububasha. Ndimo ndavuga ububasha rata. Ndimo ndavuga ikirata. Ububasha, hari ububasha Imana itanze. Vuga cyane ngo amen. Ariko Mana ya Aburahamu, niba mutabyakiriye reka njye mbyiyakirire. Imana itugirire neza. Rata Pastor Emma Karame, Imana iguhaye ububasha. Ewe, haleluya! Imana zoni masando wiribiri failele motaime kote. Imana itanze ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ububasha bigiye kumenyekana muri karitsiye ko Imana iduhaye ububasha.
ko Imana idukinguriye imiryango, Imana itwiciye umwaka ikawunogonora, abantu bagiye gutangazwa n'ibitubayeho, Imana itwiciye umwaka. Haleluya! Kubera ko Imana itanze ububasha mwize. Haleluya! Ndumva imbaraga z'Imana. Imana itanze ububasha. Ariko bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya he ku ijuru ritabaye, bose babireba icyubahiro cyawe ukiheba. Komera Yesu amashyi bagishimwe. Haleluya. Muhanurire umubwire ngo hari ububasha Imana iguhaye. Mubwire ko hari ububasha Imana imuhaye. Hari ububasha Imana iguhaye. Ugiye kugenda ubisimbuka, ongera ubisimbuke, kuko Imana iguhaye ububasha. Ububasha uhawe n'ishobora byose we. Imana iguhaye ububasha, Imana iguhaye imbaraga. Akiriza imbaraga mu izina rya Yesu. Akira guhindurirwa amateka n'Imana ishobora byose. Akira kwagurirwa imbago. Aizo ni mashando wiribiri faile lebo taimeko tayanini kopevoninia nazizi ni wayakude baya sanza ibefo derere shando. Ayiwe Imana itanze ububasha we. Komera Imana yaca amashyi. Ugire itanze ububasha, ariko ugire ngo ububasha ngenda rafashijwe ndanatashye. Ese Imana ima imbaraga ngiye kuzikoresha. Isashimwe ngiye kuzikoresha. Ndahera kuri aya mazu y'abakire hepfa nyategeka. Impaye ububasha bwo kuyategeka mu izina rya Yesu. Nyabwira ngo nimunyitabe. Mwari mwaransuzuguye kuva kera. Iyi nzu turayitegetse mu izina rya Yesu. Uyihanurire uyibwire uti wanzuwe. Uyu mwaka utari washira ndaba ngutuyemo mu izina rya Yesu. Imana iguhaye ububasha. Hanuririye i Kigali uyibwire uti Kigali we, Imana impaye ububasha bwo kuguturamo mu izina rya Yesu. Nubwo ubuzima bwawe buhenze, nubwo ubuzima bwawe wafite Bibiliya nini, twagiye kwahageze kadusome we, twihute cyane, minota yanjye birimo yihuta cyane. Abami ba mbere ibice 5 umurongo wa 18. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo, twihute cyane. Ariko noneho, umva Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo ariko nuvuga ijambo ryitwa ariko, hari irindi riribanziriza. Wari uri mu bukene, ariko wari wabuze ayo wishyura inzu, ariko wari wabuze akazi, ariko hari umuntu wari uri kukuroga, ariko umva hari umuntu wari uri kukuroga, ariko isashimwe cyane. Isashimwe cyane. Ngo tugendeye muri iryo jambo. Afata umuntu mu kiganza, mufate mu kiganza uwo muntu, mufate mu kiganza, mufate mubwire ngo wumve ibintu ndimo navuga. Ubwira uti hari ibintu bitagendaga neza, ariko hari ibintu bitazamukaga, ariko hari ibintu bitateraga imbere, ariko ngaho musengere iryo sengesho, mubwire twagiye. Hari ibintu bitakundaga, ariko hari ibintu bitasobanukaga, ariko hari umuntu wakurwanyaga, ariko hari umuntu wagucaga intege, ariko hari uburwayi wari urwaye, ariko bigenze bite? Uwiteka Imana yanjye umva impaye muri impande zose. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Hari ibintu bitagendaga neza, ariko Uwiteka Imana ishobora byose iguhaye ihumure impande zose. Imana ishimwe. Amen. Ariko Uwiteka ampaye ihumure impande zose.
bwira umutima wawe uti mutima wanjye we akira ihumure, akira ihumure, akira ihumure, akira ihumure ma wa mukobwa wakira ihumure. Imana iraguhumurira. Genda ukoreshe mariage, Imana iraguhumurije. Genda wakira akazi, Imana iraguhumurije. Genda ucuruze bigenda uhereye none mu izina rya Yesu. Watuyeho umugisha wo kubona abakiriya badasanzwe muri business yawe mu izina rya Yesu. Akira amavuta y'igikundiro, akira amavuta yo kwemerwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngaho noneho wa muntu wamubwiye niryo nsorejeho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haguruka, 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 haguruka nkubwire. Twihute cyane, umunota umwe turabikora mu munota umwe. Twihute cyane. Fata wa muntu, fata abantu mufatane babiri mu kiganza, babiri, abantu babiri gusa, babiri bonyine mu munota umwe, babiri bonyine. Sengera uwo muntu ufashe mu kiganza, umuatureho ibintu byiza wumva ushaka. Ubwira Uwiteka akinguye imiryango, niba ari umugisha, niba ari uw'amafaranga, niba ari uwo kwaguka, niba ari uwo gutera imbere. Musengere mu izina rya Yesu, musengere. Twagiye Data mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zibohora. Mana ishobora byose, aba bantu bakingurira imiryango. Ayizoni mashando wiribirifa rere botayi mokota ya minito preveniya yazizini wa yakonya wa yasansa ibefodre tutaya shando wiribirifa minito preveniya. Yesu, Yesu umwami w'amahoro. Aba bantu bahaye ihumure, aba bantu baremeye ubuzima, aba bantu baremeye kwaguka, aba bantu bahinduriye amateka, aba bantu urabatabaye, aba bantu urabanesheje, aba bantu bakijije indwara, aba bantu bakuyeho uburetwa. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Tugihagaze tuzamure haleluya eshatu z'ubutsinzi. Mwicare. Ntabwo ari igipindi, nta nubwo ari murare ndimo ndaguha. Imana irambwiye ngo muri iri teraniro Imana ibacinguriye irembo ry'umugisha. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo uku kwezi kwa gatatu tugiye kwinjiramo, uku kwezi kwa gatatu genda ukwandika ahantu, ni ukwezi umubare gatatu. Imana igiye kuzura ibyawe byari byarapfuye, hari ibyawe bitajyaga byemera. Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu. Mu kwezi kwa gatatu vuga cyane ngo nakiriye ishimwe mu kwezi kwa gatatu. Oya vuga ngo nakiriye ishimwe mu kwezi kwa gatatu. Mwese ukwezi kwa gatatu ni umubare gatatu. Ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024 ntago ari umwaka utaha, ni ukwezi Imana iremye igitangaza ku buzima bw'umuntu wicaye ahangaha. Kandi uzaza ushima Imana. Hari ibyo mwasengera Imana irabisubije mu izina rya Yesu. Akira kugirirwa neza n'Imana. Imana ibaho umugisha. Imana impaye ihumure nkaguma aha naba mfite ikibazo. Oya ibirenze kuri ibyo yari amatiku. Amen. Imana impaye ihumure. Icya kabiri impaye ububasha. Reka ngende muri karitsiye ntibanyira. Imana impaye ubwo urumva banyira. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana igize gute? Itanze iki? Niba hari uwakurenganyaga mu kazi ejo mu gitondo uzagenda umeze neza. Niba utanafungaga karuvati uzayifunga. Kandi uzagende nk'ababosi, ntuzagende wombo. Niba uri umumama ishakoshi niba wayitwaraga gutyo uzahindura uyitwara, kuko Imana iguhaye ububasha. Amen. Rero tugeze mu mwanya mwiza wo gukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Nsigaranye iminota mikeya mu nkundire ntimutinde, kandi ndashaka dukora igikorwa kinini cyane. Yesu ashimwe. Ndahera kuri bamwe bitanze kuwa